amahoro y'Imana wowe udukurikiye. Nyemerera uyu munsi turebe ku makosa atatu amakosa ukora YouTube channel yawe ikagira ibibazo ndetse igahangayika cyane. Ikosa rya mbere, nyemerera tugere ku ikosa rya copyright claim. Copyright claim ni igihe uba warakoresheje ibihangano cyangwa ukoresheje ibihangano bitari ibyawe, noneho YouTube ikagushinja iryo kosa ko uploadinze ama content atari yawe. Izi copyright claim rero zishobora gutuma uhura n'ikibazo gikomeye cyane. Zishobora gutuma wowe ubwawe channel yawe ijya mu reuse content, kandi reuse content twabirebeye hamwe ko ari ikintu gikomeye cyane, ndetse ushobora kuba uri monetize cyane, wajya kubona ukabona channel yawe ibaye demonetize, barakudemonetize. Iyo bakudemonetije rero guhembwa birahagarara ku kanya. Iyo bihagaze ikibazo kiravuka, abakozi bakoreshaga abantu utangira gucika intege. Ucika intege mu buryo bugaragarira buri wese. Niba washyiragamo ikiganiro kabiri wenda mu cyumweru cyangwa rimwe wenda mu minsi ibiri, urahangayika cyane. Noneho wowe ubwawe n'abantu wenda bakwamamazagaho cyangwa bari baragusabye ko babamamariza, niba watangiye gucika intege ntushyireho ikiganiro, uratangira noneho uhure n'ikibazo kubera ko bo ubwawo barabona ko utari kwa uploadinga. Batangire bikata gake. Noneho ushiduke wamaze kugwa mu gihombo, bose bagushireho. Rero iki kintu cya copyright claim ni byiza ko niba yajemo ari imwe, ebyiri, eshatu, wenda ari imiziki y'abandi wakoresheje, ushobora kuyikuramo mu buryo nyine bwihuse, kubera ko ntabwo iki ari ikintu navuga ko ari cyiza, ni ikintu kibi cyane. Iyi claim ni mbi cyane. Ikindi, hari igihe uploadinga amavideo atemewe. Hari video ubundi zitemewe ishobora kugera kuri YouTube, niba basiba channel yawe, ariko nanone ntibayihembe. Ya nyuguti ya S igomba kuba wenda ari icyatsi bakayihindura umuhondo. Ushobora nko kwa uploadinga wenda ibintu birimo amaserikeye cyangwa amasanduku, cyangwa ugashyiramo amaraso, cyangwa ukaploadinga amavideo wenda arimo urukozasoni. Noneho ayo mavideo arimo urukozasoni, ntabwo ya S, niba uri kumonetiza video yawe, ntabwo ya S bazayigira icyatsi, ahubwo izaba umuhondo. Nta n'ikintu na kimwe izigera kwinjiriza. Ni benshi muri kundeba mwari mutegereje umuntu uzavuga kuri iki kintu, kubera ko ndabizi neza mufitemo amavideo amwe namwe agiye agira ama S y'umuhondo. Ayo maesi y'umuhondo rero ni mabi cyane, uzayitondere. Sibyo, uzayitondere kubera ko baba bari kugenda bakubonaho ikosa gake. Ushobora kuzashiduka channel yawe rero bayishyize hasi, ari cyo kintu cyonyine kibiteye. Uploadinze video zawe, wifatiye na kamera yawe, urazieditingira buri kimwe cyose, ariko kubera ko uploadinze amavideo anyuranyije n'amategeko n'amabwiriza ya YouTube, icyo cyonyine kiratuma baguhereza Yesu umuhondo. Noneho nibamara kuziguha, nta n'igiceri cy'icumi uzahemberwa kuri iyo video. Ntabwo bishoboka, ntibibaho. Rero hari abantu benshi bakunze gukamera nk'ahantu habereye impanuka, wenda nk'abantu bamwe bitabye Imana cyangwa bakomeretse cyane, ugasanga baragiye barinjiye barakameye cyane. Ntabwo ari byo. Ni ukuvuga ngo hari ibintu byose bikorwa warabisabiye uburenganzira. Wenda iyo hari uburyo wasabye uburenganzira birashoboka, kubera ko hari nk'abantu wenda ujya kubona ukabona wenda ku macano yabo berekana ibijyanye n'imikoreshereze y'imbunda, biriya bya firearms. Noneho iyo mikoreshereze y'imbunda uyicishaho, uba warabisabiye uburenganzira, YouTube yarabiguhereye uburenganzira, ariko uzatushe, ubikinishe, ubigerageze, ubyerekane, ubyigishe, babona ko atari muri comedy cyangwa muri filme, uzareba ikizakubaho. Rero niba wowe ubwawe undeba ufite content yawe, gerageza gukora iyo content wasabiye uburenganzira. Wenda niba ari entertainment uyikore, ariko utavanga cyane ibitemewe. Nuvangamo ibitemewe, ya channel yawe uzaba uri kuyirangiza neza, uzaba uri kuyishyira hasi. Hari abantu
bakora amavideo ukabona bari gushyiraho thumbnail ya wenda y'inzoka. Ari thumbnail y'inzoka ni mabi cyane, azakugeza ahantu hakomeye habi, kubera ko niba warasetinze ko video zawe zishobora no kurebwa n'abana nta kibazo, ugatangira gushyiraho ibiterabwoba by'inzoka, ni ukuvuga ngo bazabona ko ufitemo ikibazo muri wowe, kubera ko urimo uratera ubwoba abana kandi wowe ubwawe waravuze ko n'abana bashobora kureba izo video. Noneho ikindi ugashyiraho amavideo wenda umuntu afite undi ari kumukata nk'ijosi, amaraso ari kuva. Ni ikibazo gikomeye cyane, uraburi kwiteza ingorane kubera ko icyo wasetingiye, icyo wasabye ntago ari cyo uri gukora. Wowe wasabye nyine ko uzabishyiraho amavideo yoroheje ku buryo yarebwa na buri muntu wese. Kora content yawe utayivangiye, nta kibazo kizabaho, ya channel yawe izasugira, irambe, imere neza cyane. Yewe na za strike ntago bazazigwa, ariko nukomeza gukora ibintu bitemewe uzajya kubona ubone baguhaye ama-strike. Hari ikindi kintu nshaka ko tuvugaho, hari abantu benshi bakora amadocumentary, ariko aya madocumentary wenda bavuga ku bantu, bavuga ku bahanzi batandukanye, ugasanga iyi documentary ifashe igihe cy'iminota myinshi, noneho bagafata nk'agace bakuye kuri chaîne y'abandi bantu, bagafata agace karenze amasegonda 19, kandi wakagombye gufataho wenda agace kari munsi y'amasegonda 19 ugashyiramo inyongera agaciro yawe n'amafoto n'iki wenda n'iryo jwi ryawe, iyo sound yawe. Icyo gihe nta kintu YouTube izakurega. Ariko nukomeza kujya uterura video by'abantu ugenda uteranya birebire nta nyongera agaciro ushyizemo, ibyo bizakubana ikibazo gikomeye cyane. Gerageza niba ugiye gukora documentary, wegera abantu bazikora babizi, nanjye wayegera cyangwa ukegera n'undi ubikora akubwire icyemewe, ifoto yemewe kudownloadingwa kuri Google. Yes, hari amafoto yemewe ariko hari natemewe. Iyo ukoresha itemewe rero bibibazo. Kuri thumbnail naho iyo ukoresha thumbnail y'abandi ukayishishura ukayitwara, aba ari ikibazo gikomeye cyane. Iki kintu rero nashaka ko tuvuga kuri iyo copyright, tukavuga kuri bari abantu babona ama-S y'umuhondo baproduce ibintu bitemewe n'amategeko bitemewe na YouTube. Noneho nkashaka nuko tunavuga no kuki no kuri ibyo byose tukabikombiningira hamwe byose kugira ngo tubashe kubaka amashene yacu ameze neza. Reka turebe ama-content yacu dukora, ayo ma-content yacu tugerageze dukomeze tuyubake tutayavangiye, tutazanyemo bya bindi bitemewe. Rero ntabwo iyo ukorera YouTube, ntabwo uyu munsi niba uhawe amafaranga, niba uhembwe, niba AdSense yagiye amafaranga akajya kuri konti, ntabwo ari bwo bwa nyuma uzakomeza uyakenera. Ni byiza rero ko wakomeza ukubaka channel yawe ikagira subscribers 100,000 ugahabwa igihembo 500,000 miliyoni, ukazamuka ukagera hahandi heza cyane, ugakomeza ugakora kuko ni business ugomba gukomeza kuyikora kandi ikamera wishiturwa na bya bindi byo kuvuga ngo ndabona views 100,000 ngo kubera ko inkuru ngiri gutwika cyane. Niba ubona itwika ariko yakubyara ibibazo, yireke. Reka ngushimira aho dukurikiye, nakagaruka. Ciao ciao, Imana ibarinde.